kamera gutya uri guseka iki Lucky uri guseka iki uri kwisetsa guseka nibyo atazi nibyo atumva Imana yo mu ijuru yonyine kuko ubugome Farida afite n'ubugome amukoreye Imana yo mu ijuru niyo izakora iki Lucky basi tuvugane gato ngende sibyo uzanire Farida ushaka Farida uzanire Farida umuntu aba umugome ariko hari igihe ibintu bigeraho bikarenga n'ubwenge bw'abantu telefone muhamagare mubaze ahantu ari mubaze nimba hano ariho yaje kubika umuntu burya mugize namwe ni mu bireba kugira umuntu gutya umuntu udakunda umuntu utanifuza basi wenda ngo navuga ngo urabikorera umuntu ushaka ko munabana Farida yavuze ko nta mugabo babana mu nzu ngo amushobore ariko reba uburyo amugize umusazi ku musozi muri kubibona neza ndababwiye ngo hari igihe uba umugome cyane bikarenza ariko Farida hano yarengereye nta n'ubumuntu ntekereza ko nta n'ubumuntu asigaranye ari kwivugishwa ngo ari kunyumva kandi ngende ndi kumwumva nta n'ubumuntu akoze iki asigaranye muri we ariko ndava hano ngiye waje anyumve ntanyumve ndava hano ari uko aje ngiye tuvugane mubaze kari kose y'ibyabaye byose byavuzwe niki yashakaga ufata umuntu akamugira gutya kamugira umusaza akiruka ku gasozi akikorera ibishara ashaka kumuhamagara nkabimubaza ariko ntago ari ndi kumubaza kansubiza ibintu bidahuye n'ibyo ndi kumubaza nta kintu namuganiriza ngo nsubize ariko mbaza Farida kandi nanjye sinzi ahari ariko ubwo amenye ko naje we arahita ataha kuko azi neza ko rakubwo namubonye ndava hano Farida aje yewe nawe tuganire mubaze mu buzima ikintu yifuza mu buzima bwe nimba hari umuntu akunda igirayo kamerama igirayo kubita ibyo bintu mubaze mu buzima bwe nimba hari umuntu yifuriza icyiza cyangwa nimba ari n'umuntu akunda nekereza ko n'abana yabyaye ubw'imunda atanabakunda nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha wihangayika igisubizo cyabonetse habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyatsi ubafite ingano y'igitsina batishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo namwe tubakoraho rikaka ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame ntago twabibagiwe akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagimpande ndetse n'izindi mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti iraza kubageraho kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di basa mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment zacu rero murabizi hari ikiganiro tumaze iminsi dukoze murabizi ko Lucky ni inkuru ibabaje ni inkuru utari nziza nyine biteye n'agahinda ngira ngo hari amashusho ya Lucky muri kubona muribuka ko Lucky yari afite umurenge kuri uyu wa kane nibwo yari afite umurenge muribuka ko umusheri wiwe cyangwa fiancé yakoze ikiganiro avuga ko yamubuze turamushakisha turabaza duhamagara Farida twemerera ko ari we umufite ko babana iwe mu rugo ni ibintu bibabaje numiwe ngira ngo Lucky muri kumubona uko ameze uburyo ngize hano kuko Farida yambwiye ko ari iwe mu rugo nyine nagiye kureba Farida ahatuye naramuvugishije mubaza ahatuye arandangira kuko nari namubwiye ko nzajya kumusura kugira ngo ndebe Lucky ahandangiye nza ntamubwiye nyine naje umunsi ntari naramubwiye nzamutunguye njira mu gipangu ni igipangu kibamo n'abandi bantu ariko naje nyine nje kureba Lucky ko yambwiye kabiwe ndavuga nika njye kumureba uko biri kose ndaza kumusanga iwe nahageze Farida adahari
ninjira mu gipangu baranyingurira, ariko ikintunguye mu gipangu harimo nyine agapariseri nyine karimo insina uko muri kuhareba. Nkinjira mbonye Lucky arimo gutoragura bira bintu muri kubona nyine kuri yameze niko mpageze ameze. Ndatunguye cyane ngize n'ubwoba, murabona ukuntu ari kwikorera ibishara, ukuntu ari kuzenguruka nk'umuntu ufite ibintu arimo cyangwa se nk'umuntu uri gukora ibintu azi. Mu bigaragara ijisho ryanjye cyo biri kubona biragaragara ko Lucky atameze neza cyangwa se arwaye, kuko ntabwo ariko dutuye tumuzi. Nari mbanje kugira ngo mbasobanurire ahantu ndi n'uburyo mpageze, ubundi mwegere numve ko wenda ashobora kumvugisha, numve ko nshobora kumuganiriza akatubwira impamvu ki yishe ubukwe cyangwa se yishe umurenge we, impamvu umukobwa muhamagara ntamwitabe. Nibwo buryo ngeze hano. Reka nse n'umwegera gakeya numve niba abasha kumvugisha, numve ko namubaza ibyo arimo n'ahantu ari, nimbazi n'ibyo ari gukora ntago mbizi, ariko byantangaza cyane. Nako ntibyantangaza kuko uyu ni Farida, uyu ni Farida ukora ibi, uyu ni Farida ukora ibi, uyu ni Farida wamukoze ibi, niwe umwirukanyishije imisozi, niwe umushajije. Umuntu wari ufite umurenge uyu munsi, umuntu imyiteguro yari yararangiye, ariko ndebera izi saha ku wa 4 ahantu aryamye, yakaba yari mu murenge ari gusezerana. Reba ahantu Farida amuryamishije. Izi ni ingaruka za Farida, ariko Imana ihorehoze. Reka tumwegere se n'umuganiriza, mubaze uko ameze, mubaze amakuru, numve ko ansubiza, wenda byatuma tubasha kumenya n'impamvu ki umurenge utabaye, cyane ko Farida we yavugaga ko ngo arira kutabishaka, ariko mu bigaragara ntago Lucky ndatekereza atazi ko n'uyu munsi ari ku wa 4. Lucky bimeze bite se uryamyeho? Lucky kuryamyeho twagusuye bimeze bite? Suhuza bimeze bite se? Kutavuga ntago wamenye? Bande Ntago wamenye Lucky? Ni Keza muvugana ko wikoreye ibishara bishyira hasi rero, ko wikoreye ibishara ugiye. Ana yanjye Lucky hagarara tuvugane. Umeze neza? gute? Umeze neza? Ukumbwira? Umeze neza? Bene ibiki? Uri mu biki hano kuri kwikorera ibishara, uri kuryama hano hantu hasa gutya? Uri mu biki? Muri guhe? Umiki? Bende kunywa kandi. Aho nta kintu kirimo. Uri gukora iki hano se? Hano ni hehe? Ego muri hehe? Ndi kukubaza urakora iki hano? Ubusirimu. Harya wambwiye? Nitwa Keza Lucky, ntago waba wanyibagiwe. Nitwa Keza. Ngukubaza kuri kwikorera ibishara mu mutwe hasa nabi, wambaye gutya, uri mu biki? Uri gukora iki? Agiye kuryama. Aho niho ujya. Farida yavuze yamushyize ni hano habaho ko nari nzi ko n'inzira namusanga mu nzu ngomba no kwisanga yararamo wagira ngo ni naho yibera. Lucky wamvugishije kweli sibyo? Lucky sibwo ntago icyo ni igiki aho yahavi, iyo ntago ari imbunda. Lucky ntago unyibuka, wamvugishije tukaganira. Farida ari hehe? Wehe. Farida ari hehe? Ago munsi. Ntabwo uzi Farida? Lucky wamba bari ugahaguruka tukavugana. Kuri kuntera ubwoba n'ukuri. Cyakoze Imana igira amaboko. Njye ndi umuyembuze n'icyo kuvuga, uze n'icyo gukora. Lucky aha niho ubase?
Lucky ngayo nguko nturi no kunyumva Lucky hano ni huba Farida ari Farida ntabwo mbizi kandi ndi kumukubaza ari he huba aha ni huba hano ni huba aho ni huba hehe hano turi ni huba aha turi he turaho ngusanze nyine hano ni huba kwa Farida unsanze he aha nyine aho uri sasa nshaka guhamagara Farida kuri telefone kuko nje adahari nshaka kumuhamagara kuri telefone nkamubaza ahangaha niho Lucky yambwiraga babana aha niho yambwiraga Lucky amwitabira ngo telefone bakavugana aha niho babana Farida abana na Lucky muri mungane ngo yaramufasha mujugunya ihangane gato nge ndumva mbabaye ndumva bimbabaje ndashaka gufata telefone nkavugisha Farida sinzi yari ariko ndashaka kumubwira ko ndiwe mu rugo ibi bintu tubonye mw'abantu mwe ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda ku buryo umuntu wese muzima uzi ko afite ubwenge uzi ko afite umubiri ntago yafata umuntu ngo amugire gutya arakameze umuntu muzima urufite umuntu muzima urufite ubuzima bwiza amufata amugire gutya amugire imbobo gutya dore buranga ari kurasa amugira umusaza mwirukanze ku musozi ari kurwanirira iki umugabo umuntu utamukunda ubu ni ubugome bubi cyane nshaka gufata telefone nkavugisha Farida nkamuhamagara kuri telefone nkamubwira ko ndiwe mu rugo nagira Imana akaza ngewe nkamubaza mu mutima we Farida mu mutima we mu bwenge bwe Imana yamuhaye waba umugome gute waba umugome kugeza kuri kino kigero aho ufata umuntu w'umusore muto ungana gutya akamusabisha akamera gutya uri guseka iki Lucky uri guseka iki uri kwisetsa guseka nibyo atazi nibyo atumva Imana yo mu ijuru yonyine irengerera kuko ubugome Farida afite n'ubugome amukoreye Imana yo mu ijuru niyo izakora iki Lucky basi tuvugane gato ngende sibyo uzanire Farida ushaka Farida uzanire Farida ego Lucky tujye kureba Farida byuka tujye kureba Farida sibyo tujye kureba Farida byuka tujye kureba Farida Farida yaje ngangwino byuka tujye kureba Farida yaje tujye kumureba yaje ntabwo ushaka kujya kureba Farida yaje tujye kumureba ngwino wumva iki tujye kureba Farida sibyo nta nubwo uri kunyumva noneho mwana gafite telefone muhamagara ntaranabyibagirwa kamera mpamvu ukuyeho gatoya mfata telefone hariya ibyo ni ibiki ufite mu mufuka noneho kandi Lucky tujye kureba Farida haguruka ibintu uri kumva nge sindi kubyumva ibintu uri kwikiriza simbi ngewe ntago mbizi gusa Imana yo mu ijuru ikurengere igutabare igukize Farida kambanze muhamagare kuri telefone nge mubaze mubwire ko ndi hano nshaka kuganira nawe nkamubaza amagambo abiri mu mutima we mu bwenge bwe imiryango yariteguye undi mwana araho ari kurira amarira y'uburyo Imana nizi ikizakora kugira ngo Lucky yongere akire gafite telefone muhamagare Farida kuko umuntu aba umugome ariko hari igihe ibintu bigeraho bikarenga n'ubwenge bw'abantu telefone muhamagare mubaze
mubaze ahantu ari, mubaze nimba hano ariho yaje kubika umuntu, nabyo tubimenye. Wambwira koko, ngaho ndebera koko, ndebere byikora Farida, nta kintu tugutwaye ariko Raki, nta kintu tugutwaye pe. Ugiye hese? Mana yanjye, Mana nitabara yonyine. Aranyitaba se ahubwo nshaka kumu mve kare banyita. Alo Fari, bite? Bimeze bite? Ni sawa. Isha nari nagusuye rero nsanga udahari. Twabasuye. Nari nagusuye. Nose wongera hazi. Usunze ko twavuganye ukahandangira nkakubwira ko nzaza kureba Raki. Ndikukubwira. Suzi ko twavuganye cya gihe nkakubwira ko nzaza kureba Raki. Ahubwo ikibazo ndikumva biri gucikagurika. Njye ndikukumva neza ariko. Ndikukubwira ngo suzi ko cya gihe twavuganye nkakubwira ko nzaza kureba Raki iwawe, ahubwo ko naje umunsi. Ariko ntabwo tuvugana ko uzaza mu rugo. Nizere ko atari nawe uri aho. Ndi mu rugo iwawe. Hano yanjye mbega network ndumva ari ikibazo. Ndikukubwira ngo ndi mu rugo iwawe. Ndi mu rugo iwawe. Ninde waguhaye karibuze? Naje kureba Raki, wari wambwiye se ko mubana? Mva utari kunyumva. Ngera muhamagara ariko mu kanya. Mwabantu mwere mudukurikiye murebe ukuntu Farida ikintu yakoreye Raki, murebe ishyari ukuntu rimera, murebe ishyari ikintu rikora, murebe umutima mubi ikintu ukorera umuntu. Farida avuga ko adakunda Raki ko batana abana, ariko reba uburyo amugize kugira ngo atagira urugo, kugira ngo adashaka umugore, kugira ngo adahindura ubuzima, kugira ngo atagira ubuzima bwiza. Arashaka kumubabaza gusa. Murebe uburyo amugize. Namwe ni mubirebe. Kugira umuntu gutya, umuntu udakunda, umuntu utanifuza, basi wenda ngo unavuga ngo urabikorera umuntu ushaka ko munabana. Farida yavuze ko nta mugabo babana mu nzu ngo amushobore, ariko reba uburyo amugize. Amugize umusazi ku musozi. Muri kubibona neza. Ndababwiye ngo hari igihe uba umugome cyane bikarenza, ariko Farida hano yarengereye. Nta n'ubumuntu, ntekereza ko nta n'ubumuntu asigaranye. Ari kwivugishwa ngo nari kunyumva kandi njye ndi kumwumva. Nta n'ubumuntu akoze iki asigaranye muri we. Ariko ndava hano ngiye waje. Anyumve ntanyumve, ndava hano ari uko aje. Njye tuvugane mubaze kare kose y'ibyabaye byose byavuzwe ni iki yashakaga. Ufata umuntu akamugira gutya, kamugira umusaza akiruka ku gasozi akikorera ibishara, kamubungereza. Ari umusore muzima ufite imbaraga wikoreraga, ushaka kugira umuryango akamugira gutya. Ari umugore ufite abana bangahe washatse ingo zikamunanira, kubera ko ingo zamunaniye arashaka gufata umwana w'umusore ngo gutya akamuzerereza akamugira ingegera gutya. Hejuru y'ubucuru, hejuru ye nta n'ukura afite, nta n'ikintu gituma agira umuntu, nta n'uburenganzira afite ku muntu byatuma agira umuntu gutya. Ngo ni ugufuha, ngo ni ishyari, arafuhira umuntu adakunda. Ndava hano ngiye wari uko Farida aje tuvuganye, imbona nkubone nge nkaganira nawe mu buzima, nkamubaza ikintu yifuza kuri Raki, ku buryo yafata umusore muzima akamwambika amashashi, akamutoraguza amashashi akamugira kuriya. Umuntu muzima wari wifitiye ubuzima bayemo, wari wifitiye iterambere, akamufata akamugira kuriya. Ndashaka kumuhamagara nkabimubaza, Raki ntago ari ndi kumubaza kansubiza ibintu bidahuye n'ibyo ndi kumubaza. Nta kintu namuganiriza ngo ansubize, ari kumbaza Farida kandi nanjye sinzi ahari. Ariko ubwo amenye ko naje we arahita ataha, kuko azi neza ko Raki ubwo namubonye. Ndava hano Farida aje, ngewe nawe tuganire, mubaze mu buzima ikintu yifuza, mu buzima bwe nimba hari umuntu akunda. Igirayo kamerama, igirayo
gira gukubita ibyo bintu mubaze mu buzima bwe nimba hari umuntu yifuriza icyiza cyangwa nimba ari n'umuntu akunda. Ntekereza ko n'abana yabyaye ubwe mu nda atanabakunda, ko ntabwo waba uri umubyeyi muzima ngo ukore ibintu nk'ibi ku musozi. Ariko icyiza ni uko tubizi Imana yonyine izamurengera, Imana izamutabara, kuko nta kosa yakoze, nta cyaha yakoreye Farida. Ariko Farida yamugumye inyuma mpaka yifuza ko hari amahoro Raki agira, ntifuza ko hari ikintu ageraho. Aragira ngo Raki ajye amuhora amwizunguza inyuma, amwirukanka inyuma nk'imbwa ye. Ariko ntabwo ibyo Imana yabyemera, ntabwo Imana ibyo yabyemera. Ikintu gihari rero, icyo nashakaga kumenya, nashaka kumenya koko nk'uko atubwiye ko Raki babana, nagira ngo njyewe ngende mbyibonere. Numvaga natubeshya batabana atabiwe, ariko uburyo yivugaga njye numvaga babana nyine, wenda nk'umugore n'umugabo cyangwa se n'abantu bakundanye, nkavuga ni wenda wa mugani barasubiranye nk'uko Farida yatubwiraga ngo we na Raki barasubiranye. Niko njye nabitekerezaga, ariko ntabwo nari nzi ko babana muri buno buryo yamufasha akamugirira gutya, akamuta ku gasozi gutya, aribwo buryo yambwiraga babanamo. Ntabwo nari nzi ko ari gutya, ntabwo nari mbizi, ariko turabimenye. Buriya ikigaragaye nyine kiba cyagaragaye, ariko azakira, azaba muzima, umudamu we azamubona, igihe kizagera yongera ashake, igihe kizagera akora umurenge wapfuye, iwabo bamubuze ntibazi ahantu ari, ariko ndebera ahantu ari, ndebera ibyo arimo, ndebera ibyo Rakarimo. Umusore wa riseriye avuga amagambo make, noneho no kuvuga byamunaniye, ari guseka gusa. Imana yo mu ijuru imutabare, nta kindi kintu narenzaho. Reka rero munyemerere mbe tuyo dukuyeho kamera, banze ndindire Farida banzaze. Hariya ashobora kuba ari harara, kuko yakunze kujyaho cyane kuryamayo. Ashobora kuba iri ariyo ngangi yari harara, kuko ndabona ari gutunda ibintu ajya kubishyira, ashobora kuba ari harara. Ariho Farida yamushakiye inzu, ariyo geto yamuhaye. Reka ndindire, tugiye kuba dukatinzeho, turindire Farida banzaze. Namara kuza ndaganira nawe njyewe na Farida, mwibariza ibibazo bibiri. Nawe ushaka kugira ikintu ubwira Farida, ujya muri comment. We wabonye no video ikagukora ku mutima, ujya muri comment. Twese twari twiteguye umurenge, twari twakodesheje imikenyero, ariko nyine imikenyero dore ahantu twakayambariye, dore ahantu umukwe wacu ari nyine nibiyifuzaga. Ariko Satani agucira ko Imana imucira kanzu, ubwo akiri muzima ndabizi. Rero Imana izaca kanzu yongera akire. Reka dukuro kamera, banze murindira, banze agere hano. Ndabizi bagiye guteza ubwo mbise ko ndi mu rugo, azi ko Raki twabonanye, kandi azira ko aho yamushyize azi no ko yamugize, byanze bikunze agiye guhita aza yihuta. Nagaruka njye nawe turaganira, mubaze ibi turi kureba ni ibiki, ubuzima rakabayemo bisobanura iki, bivuze iki, biragaragaza iki. Hajya buri byo avuga, nta buri byo yisobanura, ariko ndagira ngo kuri inshuro aze kwicara atubwize ukuri. Mu buzima bwe yifuza iki? Mu buzima hari umuntu akunda ku isi? Mubaze n'impamvu yakoze ibi bintu. Njye Farida avuga ko no kuroga yaroga, yigeze kubivuga mu kiganiro ari kumwe na Rehema, ariko nkagira ngo ni brag. Kumbi burya ijambo ryarenze umunwa, rirenze umunwa rirushya hamagara koko. Ijambo ryarenze umunwa buriya urishyira no mu bikorwa. Yaravuze ngo no kurogarwa kubera Raki, yarabikoze rero yararuze, ariko nta nyungu afitemo, nta mutunze, nta mubona nk'uko amushaka, ari kumubungereza. Kadukatinge turagaruka mu